nongeye kubasuhuza bakunzi ege mukunda gukurikirana inkuru ubutatu budatana. Mwebwe mukomeza gukora subscribe, mukanasharinga, mukanandika na comment. Nkomeje kubashimira cyane. Uyu munsi twabazaniye igice cya 10 cy'ubutatu budatana. Ntimucikwe. Ubwashize mwumvishe uburyo Ticha na Clara basohokanye ku mazi. Ticha akoresha uko abishoboye kose kugira ngo yibagize Clara ibibazo. Ticha ati, Clara, nubwo nkwinginga maze ngo uzaze wibere iwanjye, sinzi impamvu ukomeza kwinangira uba wenyine kandi ubona nta muntu n'umwe ufite ukwitaho, nta shinge nta rugero. Ahantu hose wakomereza ubuzima. Humura mukobwa mwiza, ntacyo uzabura iwanjye. Aya ntago byakunda Ticha, mbaye mbashimiye cyane ariko ntago byakunda. Naba ntereranye data na mama. Namasenge yaranyinginze ngo ngende mbane nawe ariko narabyanze. Naba ntereranye umuryango wanjye. Ese aho baba bari mu ijuru ntago baba bandeba, ntibabona yuko umutungo wose nubwo bwose masenge awumaze? Ntibabona yuko nabatereranye? Ticha, ntago byakunda pe ko nazi iwawe. Ticha yakomeje kwinginga Clara ariko abona ntago nyine byakunda. Hagati aho nibwo nyirasenge we yakomeje kwitotomba, aravuga ati uko byasa kose Clara yinda ntabwo yayibyara, kuko ayibyaye yatuma umutungo wanjye iki cyana kiwe cyazajya kiwurya kandi simbishaka. Ntago mbishaka rwose, sinshaka. Ariko se uriya mwana muhora iki? Kandi ninjye nyina, ninjye muryango afite, ariko ndamwanga pe. Oya, ninshaka mwangi. Amaziki se amaziki. Nibwo nyirasenge wa Clara we umutima uhora nyine umeneka, akibaza kuntu ahora atoteza umwana ariko akabona umwana nta nicyo bimubwiye, arahebura. Hagati aho nibwo Ticha na Clara bakomeje nyine ubuzima bwiza. Nyuma yaho barasezeranaho. Ticha aherekeza Clara, aramuherekeza amugejeje mu rugo, aramubwira ati, Clara rero reka nyine mfatireho, nta kibazo, n'igihe cyose uzumva umeze neza uzambwira, nta kibazo, wongere ugaruke ku ishuri kandi humura, nanjye nzajya nza kukureba nkuganirize usubize muri mudu, sibyo? Ticha, ni ukuri kw'Imana wakoze cyane. Sawa, ugende neza kandi Imana ikurinde. Nibwo Clara yaje yibuka rwa rwandiko yasize yanditse mbere y'uko yiyahura. Yareba kuntu nyirasenge ibintu byose yabitereye hejuru, aravuga ati, mwana, uko byasa kose masenge yabonye urupapuro rwanjye
mana uzamubarire kubona nigiye kwica umwana wanjye, uyu mwana niwe uzajya unyibutsa amateka mabi nahozemo, mana uzambe kubaho n'umwana wanjye abeho, sinzongera gukinisha kwiyahura. Mana we, rwa rupapuro dore baruhambuye, mana yanjye, ariko se biramureba, nashaka yarubonye, byose bimbwiye iki? Ibyo ntacyo bimbwiye iki se? Cyangwa nuko namaze kwiyakira, ahubwo se nzajya njya ku gipimo gute nta mugabo? Mana we. Akiri aho nibwo yumva ko urugi abantu baradondaguye, arasohoka agiye kureba, asanga ni abashinzwe umutekano. Bite sha? Ni byiza, umeze neza? Meze neza. Ni amahoro se ko mudusuye? Ni amahoro. Ubana nande? Nta muntu tubana, njye ndibana, mba njyenyine. Nta babyeyi mubana? Oya. Okay. Waduha karibu tukinjira mu nzu? Nta kibazo. Twari tuje rero gukora iperereza, tumaze iminsi tubona wiyahura. Ese ni ikibazo cy'umuryango wawe udakwitaho? Ni ikibazo kidushaka ko watubwira? Rero njyewe nta muryango ngira, njyewe namenye ubwenge nsanga nta data na mama ngira, gusa ngira masenge. None se uwo masenge wawe niwe uhora ugutesha umutwe kugira ngo ufate umwanzuro wo kwiyahura? Oya, ni ikibazo mfite. Navuye ku ishuri nakererewe, nyine ngize mu nzira mpura n'umuntu amfata ku ngufu, nyine aransambanya, arangije antera inda. Nyine kubyakira byarananiye, naho ubundi ntabwo ari ikibazo cya masenge. Uwo muntu se nta n'ijwi ryiwe wumvishe? Ni muri iyo shyamba se? Nyine ni ishyamba ririya ruguru. Okay, rero ntuzongere kwiyahura, kandi humura, tuzagufasha uko dushoboye, kandi tuzajya tugucungira umutekano. Kandi dore na nimero uzajya uduhamagaraho igihe cyose uzajya ubona wahuye n'ikibazo, maze tugutabare. Murakoze cyane. Nibwo abashinzwe umutekano bakomeje kuganiriza Karara nyine bakomeza kumubaza utuntu, tumwe akabakanira, utundi akabemerera. Barangije ati rero akira amafaranga abagufasha mu gihe tutarongera kugaruka. Uko tuzajya tugaruka, humura, tuzajya tugenda tugufasha nta kibazo, kandi ukomere, sibyo? Ese wabuze umuntu mukuru wakurera wenda ngo nyirasenge wawe, ukagenda mukabana? Imyaka ufite ntabwo ikwemerera kwibana rwose. Oya, narabyanze njyewe. Iki ni igisekuru cya data na mama, ntabwo nagisiga. Kandi nyine n'ubundi murakoze cyane kumfasha. Ujye wihangana, witeho. Sawa, reka tukureke. Murakoze cyane. Karara yakomeje kuvuga ati ariko burya ibintu byatangiye kuza, Imana yo irankunda. Mana, ahubwo se nari ngiye kwiyahurira iki? Akomeza kwibaza nyine ibintu byinshi, bivuze ukuntu abashinzwe umutekano baje bakamufasha,
uburyo tica nawe yiriwe yamutembereza amwibagiza isi mbi, aravuga ati hari abantu bagifite urukundo, n'ubwo bwose nabonaga isi yaranyanze ariko hari abantu bagifite urukundo. Nanga dusubikiye igice cya 10 ubutatu budatana, tubashishikariza gukomeza gukora subscribe, mukanasharinga, mukakora na comment. Iyi nkuru yakuryoheye wakwandika nimero ikindi wifuza ko twahindura muri iyi nkuru, nabwo ukatubwira. Amazina ni Uwimbabazi, ugasiga akanya ukandika TV, maze tukajya tuvura kuri channel yacu. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.